atangiye kugira ati ni umukobwa yaragiye gukora bisa nk'ari ku munsi we wa mbere akibona boss wako kanya wari ugiye kumera boss yari yabaye paralize igihe kinini amaguru ye kubera impanuka y'imodoka yaraje gukora yicara mu gatebe kabamugaye ako kanya acyumva iby'umushahara ukuntu byari byiza abimeze neza hari nabo yabutangiye kubona bari kugenda basohora hanze ari kugenda arunguruka abona hari abo bari kugenda basohora agira ngo ni ibintu bari kwikinira akiranga akantu yari afite ari kurya karamucitse karakaronji boss wakibibona ahita avuga ati ako kagore mubanze mukanjugungire hanze bahita bakanaga gutyo bahita bagacishaho ahita agira ubwoba ahita yisuhurishwa nawe ati mumeze bite tangira kubasuza ati perezida umeze ute perezida wa company yategeka ati nako mukajugunye hanze abapagasi nagugeze batinzamo bumva vuba cyane nako bahita bagafata bahita bakohereza bagiye kohereza umuvandimwe ahita azahagarika ataka ngaka mukareke na kandi kantu kaje no kujya kadukorera kajye kita kuri perezida wacu turebe ko nyine icyo byatanga kahise kavuga ati wo ningiye rwose nzayambakorera buri kimwe mbahereza icyari cyo cyose yaba massage yabiki nzajya mbibakorera neza cyane nge mbakanda rwose mumere neza umuvandimwe wa president nawe yumvishe bimushimisha atahamagara undi mukecuru ragatu no mu antara kwereka ahantu ujya kurara mugiye n'ibintu byinshi ahita afata ibaga ahita yirukankana kobwa gasigara kibaza se nta nake bajya batanga hano hantu kumbo n'abantu bose ameze nk'aho bafite ubwoba ni iki batinya nde ntago kari kazi ngo batinya nde kumbe waruranga president yari umuntu w'umunyabigwi cyane muri business zitandukanye yagiye akora hano yagiye gukorera ibintu byinshi cyane usibye ko yaje kugira impanuka y'imodoka bikaza kumuviramo kuba yabaye paralize ariko nubundi yararenze cyane ngo gusa amaze kwirukanisha abakozi bagera muri 27 bitewe nuko badakora neza nta mukozi ugirenze iminsi 3 akihari adakora gusa umukobwa yaje yiyemeza avuga ati ndaza gukora hano kandi ndaza kuhamara igihe kinini cyane basaga ati nicyo giye kugira ngo uze gukora massage perezida nayemereka munyura turakwemera amafaranga 100,000 umukobwa akimva ayo mafaranga atereka nza ahubwo ndaje ahubwo mwatinze mwanindiye ahitaza musanga mu cyumba aho yarari umuvandimwe muto ahita muhamagara ati baje gukora massage ahita mukupa beze nk'atabishaka atangira gusa nk'ugiye guhunga kubera ko ntago yashakaga ko iyo massage bahita bayimukora ako kanya gusa umukobwa yavuze ati 100,000 agomba kubikorera sasa ko nageze kuri elevator abona atangiye kumanuka amazi muri basement umukobwa ahita agira gutya ahita yitambika ahita yongera arayikingura na hantu ugenda gufita ahita mufata muri elevator mufatiramo agomba nyine kumwitaho kuko nyine niko akazi bamaze kumuhereza yese akuramo batiri mu gatebe ke perezida ahita narakara cyane ariko nta kundi ari kubigenza kuko yari afite kuhita mwitaho nyine yese namufata ahita mujyana ku cyumba cye kugira ngo arebe ko yamwita mukoreka massage arebe ko yamera neza atangira kujya mugorera imitsi gake gake arebye asanga n'undi ku kaguru ke hari ibintu by'ibikovu ariko abandi bakozi bose ngiyo babibonaga bagiraga ubwoba ariko yagumye yitonze ubona ko nta kibazo afite atareka impamvu ndi no kubikora ndabizi ko abaye paralize nta kintu bawumva rero kubikora nta kintu byagutwara perezida dise yumva n'agakobwa arakanyabwenge aravuga ati kano gakobwa rwose karantunguye cyane mu mutima wari kubyenda byivugisha umuvandimwe muto yarebye abona yatangiye kugenda amukorera massage akabyemera ahita amuhereza bonus 100,000 ako kanya nta bintu byo gutinzamo umukobwa birebye balance abona yagezeho ahita amwandikira n'aka message amubwira ko byagenze neza aravuga ati kugira ngo umwereke n'andi mafaranga ngiye kuguha hari n'ibindi bintu nkeneye kuri buze kuhita ukora mu masegonda make cyane se amubwira ati nkeneye kuza gutuma perezida arya neza ibiryo bye bya nimugoroba akaza kubirya se amutekera uturyo twiza ariho n'agafi n'iki byose aramuzanira n'agasosi kugira ngo ahute gusa perezida yese agenda bisa nk'aho ibiryo atabishakaga ahita agenda avuga ati wenda ntagakunda ibiryo byinshi yese ategura uturyo twa mu gitondo dukeya kivandimwe cye gito kita kirya sandwich yari yamuteguriye perezida itarakara itacahita yigendera umunsi ntiyanaryanga kurya batangira kugira impungenge ko atari kurya ntagashobora kuza kubaho na cyakagenda nabe gusa umukobwa yari ifite icyizere cyane avuga ati perezida wacu nubwo ndi kuvuga perezida si perezida w'igihugu ni perezida nyine wa kampani yahise aza nimugoroba tayari nyine icyo mu nda cye cyamagaye cyo mu nkono kumva umukobwa yari yabimuteze muri frigo yabimuteguriye amushyiraho na instruction arabwira ati bino bintu uze kubirya mu buryo bw'ubushyuhe bwabyo nyine uze kubikurikiza n'ibiki byose yari yamushyiriyeho aza kurya umuvandimwe diserebye kuri kamera abona yatangiye kurya umuvandimwe we sasa bitanatinze cyane umuvandimwe nongeye tamwohereza andi mafaranga ya bonus ko ibyo yaramaje gukora undi munsi ukurikiyeho yaje kumva umuntu ukomaga ku muryango aje ari kumubwira ati nje kureba perezida ndi inshuti ye magara ya hafi cyane atangira kuza atangira gusa nk'uri kumunyuzura amwinjirira cyane atangira gukoresha inama ko kanya bitangira ko bibi cyane kuko yahise atangije kumvisha abandi bashoramari yuko atangiye kwitwara nabi ibintu tameze neza atangiye no kujya museza avuga ati nta kamara gifite kuko asigaye cyane no mu gatebe bivuze yuko nta kamara kibafitiye nari kintu kibamariye atangira kubyumva umukobwa ari hanze ahita aza kubihagarika avuga ati ni gute umenyera boss wanjye ugatangira kumukora ibintu nk'ibyo ahita aza yarubiye cyane
cyane aje kumuhagarika. Ibyo bivuyeho yaje no gukomeza akajya aza kumureba ahantu yagiye. Umunsi umwe yaje kuza yanasinze, aje aho ngaho atangira no kujya asakuza cyane. Abari aho ngaho batangira kwibaza byagenze bite kubera ko aha ngaha ibintu ari kwitwaramo mu myitwarire idasanzwe. Batangira kujya bamureba bakavuga ati kuki atangiye kujya kuri bosi, n'ibiki ari kumukinaho, ni filime ari kumukinaho, ameze nk'uwabuze controle. Atangira kujya anamukoraho amubwira amagambo menshi cyane. Gusa umusore we yaratuje, arangije amufata ibiganza aravuga ati impamvu ari hano ni ukugira ngo antware mu rugo, ntwari muhira, abe yanyura nimugire ikibazo na kimwe. Agakobwa kahise kamuryamaho, kumukuryamaho kakomeje kagenda kavuga ati karira, kagenda kamubwira ati ngewe Jack. Akomeza kavuga amazina yo bita Jack, amubwira ati Jack winsiga n'ibiki byose. Umusore akajya atekereza ati Jack ashobora kuba ari umuntu w'ingenzi kuri aka gakobwa. Agakobwa kamubwira ati bura Jack ni imbwa nareze kuva ikiri ntoya, rero nza kuyibura. Si wese yumva atuje kuko nyine yasaga nkaho nawe mufitiye urukundo. Gusa aramubwira ati nzakurinda iteka, nta kintu kizongera gutumurira. CEO yakomeje amubwira ati nzagufata neza, niwe president cyangwa se CEO. Baje kumunsi ukurikiyeho aza kumusuhuza, aramubwira ati ibiryo bya naga ari mu gitondo bwo ni nimugoroba. Ati kuki ntagutegura ibya sasa agiye kureba, asanga kumbe yamutegura ibya sasa yamaze kubimukorera kare. Avuga ati ni gute byagenze, wabigenjeje gute? Ati wowe tuza ntagire ibintu byinshi umbwira, we nabigukoreye nakugenjeje neza, ijoro ryashize wari wasinze cyane. Ati navuze ikintu kibi, ati banza umbwira. Atangiye kumukora utuntu tw'utumasaje. Agakobwa kahise gatangira kugira ubwoba karavuga ati nibiki byagenze bite, tangira umbwire. Aramubwira ati witwaye mu buryo budasanzwe ariko nta kintu bitwaye, nge ntaribe. Aramubwira ati rero nge mpamvu nayiraga nariza ariko nyine nkobera umuntu ntazi, gusa nakomezaga ngo mvuga ngo Jack, ariko Jack mvuga ntago nzi uwo ari we. Umuhungu aramubwira ati za Jack nta nubwo hari ntago ari umuntu wa nyawe. Oya, ati Jack rwose nta nubwo ari umuntu wa nyawe, nubwo namuhamagaye inshuro nyinshi. Ariko umuvandimwe wanjye namwitaga Jack inshuro 5, papa ngamwita Jack inshuro 3. Ubwo nyine bivuze ko undi muntu yitaga Jack ari umuntu ashobora kuba akunda cyangwa se yiyumvamo. Ariko ati nta mbwa nigeze ntunga yitwa Jack rwose ngiye ntayo. President nibwo yahise abyumva aravuga ati ntuzongere kunywa inzoga rwose, ntago nzongera kwemera ngo inzoga. Ati nakoze ibintu bibi cyane se ku buryo umbwira ngo nizongere no kunywa inzoga? Ati ntago ibintu byawe rwose nta confidence uba ufite, wakoze ibintu bibi cyane. Atangiye kubwira ati ntago nzongera kunywa ndakurahiriye, noneho no kuri Noheli rwose nta kintu nzigeranywa. Aravuga ati ntukarahire ku tuntu tw'amafuti, ibyo bintu ntago ari nta mpamvu yo kubirahira nta n'iki, ahubwo nyine wowe ujye umenya yuko ugomba kugira ahantu ugarukira. Avuga ati boss ushobora no kunyirukana rwose, ibintu byose nabyangije, atari ko ndakwinginze utaza no kunyirukana. President yese akomeza amubwira ati bite byawe, ese ukeka ko kuba wakunda boss wawe byatuma bikwirukanisha cyangwa se ukavanga ukagenda? Aramubwira ati nge nabonye filime nyinshi ariko birangira n'ubundi birangiye securitaire atajya atsinze atagira ku cyo ashaka. Ati ntuzongere gukora ibyo bintu, ahubwo witangira ubeseriye, ahubwo mu bukwe bwanjye ndakwemereye uzanywa inzoga uko ubishaka. Ati rwose boss nzaguha impano nyinshi, ibintu by'amagift n'ibiki byose. Boss araceceka arakagira ati wagakobwa we, atangira kwiyumvira. Bukeye bahise bagenda bajya no guteka. Gusa muri ako kanya hari telefone yaje kumuhamagara, yari ex we bahoze bakundana. Aramuhamagara atangiye kurira, ahita abona agiye gushiriza, ahita afata telefone ayishyira iruhande rwa CEO. Arebyemo abona n'umuntu uri kumuhamagara, atangira kugira gutya, atangira gusa nk'ufuha. Umukobwa ahita azana blueberry jam yiwe yo kuza kunywa, ahita agenda afata telefone agiye kwitaba wabahoze bakundana. Gusa wari uri hano president cyangwa se CEO yari atangiye gufuha, ahita afata ya blueberry jam atangira kuyinywa, kandi yari mufite haririji. Ubwo rero byahise bitongera kumugiraho ingaruka nini cyane. Umukobwa aje asanga yamaze gufatwa na riji, atangira kubwira ati ahubwo ngiye gupfa, bitangiye kumera nabi. Aravuga ati se tubigenze gute, dukora iki kano kanya ko mbona ibintu bitangiye kumera nabi? Aravuga ati kamfata umushoferi aze kugira ngo agutware. Gusa yarakomeje aramufata, aramubwira ati hamagara umuganga wanjye bwite aruza kunyitaho kuko nyine ndumva sasa uri umujene wujuje inzu yawe, uragira ngo ise neza, uragira ngo igaragare neza. Buriya ubwiza bwayo buturuka kuba ikinze, ifite ibirahuri byiza bisa neza, bimeze neza, binatunganye muri ubu buryo uri kugenda ubonamo hano. Gusa ndagira ngo nkubwire ko bitagoye cyangwa se bitanakugora kugira ngo inzu yatungane muri ubwo buryo, kuko kuva mu Bushinwa gukomeza ukagera mu Rwanda turipakururira tukakuzana ibirahuri byiza bimeze neza bya karite ya mbere. Banza umve serivisi tuguhereza. Ewana kabisa, uyu munsi tugiye kubereka bimwe mu birahure tubafitiye, harimo ubururu, umukara, umweru na miruwari zo gushyira mu nzu. Ushaka kuyishyira mu cyumba, muri salo, no muri salo yogosha zirakora. Udukeneye watwandikira kuri iyo nimero uri kubona, cyangwa se ukanaduhamagara. Ushobora no kudusanga i Kayonza ugeze kuri gare, waduhamagara ni hafi yaho. Sawa, murakoze kandi mukomeze mutugane.
Ikindi nkwibutsa nuko afite uburyo bwa delivery aho uri hose mu gihugu babigusangisha. Ibintu bitameze neza mvuga ati reka ndebe uko nabigenza turebe ko ari cyo twakora. Byari bitangiye kuba nabi cyane. Umuhungu akomeza mureba atangira gufata telefone kugira ngo ahamagare wa muganga wa private we, ariko kumva ntago ari kwitaba ibintu, telefone ntago ari kuyifata. Arakomeza umugabo ari hano akomeza gushaka uburyo cyakora bwose, tangira gutuburira agakobwa akabwira akahubwo agiye gupfa bimeze nabi. Akobwa ati nzanira amazi, amutumye ku mazi arongera gufata ya blueberry jam arongera arayinywa kugira ngo ibimenyetso bikomeze bibe biriho. Abizi ko afite ikibazo arakomeza arayinywa. Umukobwa asanga atameze neza. Bidatinze umuganga yari yahageze aramubwira ati hute, ati humura ndabizi ko nyine. Sasa muri ako kamwanya umuganga yaramaze kuhagera atangira kuvuga ati bimeze bite, ati vayo urebe ashobora kuba agiye gupfa. Kumba umuganga aje kureba asanga ko kameze nabi, atangira kubona afite ibibazo byinshi cyane. Nibwo yaje kwitagira mutera imiti n'ibiki byose kugira ngo arebe ko yagarura ubuyanja kamera neza. Aravuga ati se ko mbizi ko yari afite allergie kuri ibi bintu. Umuganga agumye yibaza ni ukubera iki yahisemo ko yabikora gutya kandi abizi ko afite allergie n'ubundi bwe ku giti cye. Ati wenda buriya wasanga yabyibagiwe akaba ariyo mpamvu. Ati buriya ahubwo genda umusuzume utatuzagaruka tumusuzume tureka adafite ikibazo cyo mu mutwe kuko narabizi ko agira allergie. Kumbe umusore niwe wari wabikoze abishaka. Gusa ashize agahe yatangiye kongera kugaruka, asa nk'atangiye kubona atangiye kumera neza mu kuntu. Gusa yasaga nk'atangiye kugenda yoroherwa. Gusa CEO yari kuvuga ati nge nari nzi ko ugiye guhura n'undi mugabo. Ati se niki cyatuma nge mpura na ex wanjye n'ubundi twamaze gutandukana kera? Nta mpamvu yo kujya kumurira ngo tujye guhura, nta mpamvu yabyo. Rero umuhungu yahise yumva ameze nk'amashanyarazi amukubise rwose, atangira kumva ameze neza kubwo kumva ko nta muntu bari bagiye guhura. Akomeza muri ati uraza kumera sawa, biraza kumera neza kandi ntago napfa kukureka wenyine, mba ngomba no kukwitaho nyine nkaguhakeya mu buryo bushoboka bwose. Gusa amakuru mabi nibwo yarahageze. Murumuna wa president yaje kwita avumbura yuko batigeze batuma n'umukobwa zano kugira ngo azabe umukozi, ahubwo yari yaje kugira ngo aze muri timu yo gukora ibindi bintu yo y'abakozi. Rero nyine nibwo byaje kwivanga birangira babihinduranyije, akaba nyine agomba kuvanga akagenda kuko nyine ntago yari yaje gukora ku kazi. Kandi nyine ubwo nuko bugomba kumera ariko bimeze atariko ubu nyine tumufite nk'ari umukozi w'umushahara uri hejuru cyane, yakaba ari muri project team ariko ubu ngubu aje nk'umukozi. Aramaze se wowe wagahisemo kaba ugomeza kuba umukozi cyangwa akajya muri project team? Nicyo wahitamo. Atariko yakaba ari muri project team ko nibyo yarakwiriye. Gusa ndi kwibaza ninde uzongera kutwitaho akanakwitaho president. Byahise bigutwarira president mu ntekerezo nyinshi. Bukeye bwaho Nyiramwiza Disi ari gukomeza akazi ke nk'ibisanzwe ariko batekera. Gusa baraje we n'umuvandimwe we abona bafite amasura yikunje ameze nk'abarakaye. Tangira kubaza ati ko mbona mutameze neza byagenze bite? Gusa president ashaka gukomeza kujya mujijisha amubwira ati nta kibazo ahubwo bya nimugora biteguye. Atangira kwiga ati ngiye nabiteguye binameze neza, turaza no kubirya bimeze neza. Gusa ako kanya Yesu azana impapuro ahita zitereka ku meza. CEO ahita atangira kusaba imbabazi avuga ko yari amakosa ya company kuba byaragenze gutyo ntago ariko yari yabipanze. Umukobwa Yesu akorera ripoti abona kuko ntago yakabaye ahembwa uwo mushahara kuko ni wo muri project team. Bivuze ko nyine umushahara hejuru cyane kandi muri company ntago byakabaye biri gukunda ko bintu bigenda bitya. Icyari gihari nyine nuko yagombaga kuvana akagenda. Gusa bakomezaga amubwira ati umukobwa nyine nawe wese abwira ati nanjye sinaba umukozi rega iteka ryose n'ubundi. Atariko bitaza kubabaza kuko nahantu ngiye narwo napfuye ndi kubona mwarakaye musore mwayakunje. Atahubwo reka ngira ibyo mbategurira mure ko hari ikintu mwafata mukaba mwakirya uyu munsi mukaza kwirirwa mumeze neza ko ndabona nawe wanarushye kuko wakoze akazi kenshi cyane. Gusa umuvandimwe mutoya nawe yarabaye avuga ati bishobora kuba ibyo biryo bya nyuma ngiye kurya byatetswe nawe. Aha nibyo yahise musaba ko yamurebera akaba yabimutekera. Ahita aza mu gikoni hari aho yari azi yahisha ibindi ahita abizana ati ibingibi ni umuvandimwe wanjye nawe yari yarabihishe, yakundaga kujya yishira utuntu nk'utu ngutu tw'amafuti kubera we kugira ngo aze kuduha nyine kutuguhuze kuduteka. Umukobwa byaje kumutera agahinda aza gufatira n'ifoto ya CEO aza kwireba. Gusa mu kumusezeraho yaravuze ati reka ndebe ko namuzana ahantu nkasa nk'ushaka kumushimisha ku buryo namusiga wenda ameze neza. Yahise amukuzanira ahantu hari ibyishungo by'abana. CEO aramubwira ati ibintu uri kunzanamo ntago ari byo. Umukobwa ati nta kibazo ariko hano nubwo ahantu h'abana nawe wagenda ukayishimishiriza naribi. Ubwana buzamo umusatira amubwira ati turi kukubona wowe uri mu kagare bite byawe. Utangira kumukiniraho ati va muri ako kagare utuhe natwe twicungemo kuko ari ubwana ntago bwari buzi ko nyine
akagarara k'umuntu wamugaye atakavamo nyine ngo bajyemo. Terese wabwo yese azaraga ati mwabwana mwe muze muvaho ngaho mureke gutesha umutwe umuntu. Gusa umusore yari hano yaragiye ati mwese mwitonde mubanze munyumve mujye ku murongo noneho umwe kuri umwe azageza mu gatebe ari kubatera brage nawe. Gusa ntibyatinze yahise yumva akeneye nawe kujya kuri bya byicungo bahita bajyanayo batangira kuryana ubuzima bari kumwe. Umukobwa ahita akurayo ka pare yamubwira ati fata pose ngufotore, ahita amufotora agafoto kameze neza. Yatangiye kwita byishima, yatangiye kumva bimeze neza cyane, ahita amubwira ati ahubwo reka turebe kwamfata n'akandi gafoto. Arebye asanga filime yashizemo ya filime ziba zifata amafoto, gusa ahita akurayo telefone ati ntaribi reka dukoreshe na telefone yanjye nayo irafotora neza ntaribi. Ahita atangira kumufata n'akavideo areba ibihe byiza bari kugirana, abona biri kumushimisha cyane ari ibintu bidasanzwe. Amaso agumya arebana, baje no gutaha bageze mu rugo ahita afata ka gafoto n'ubundi ku rwibutso ahita akamanika aho ngaho. Muvandimwe wabo yaje ameze nabi cyane, ahita amubwira ati bimeze bite ko wagira ngo uturutse gereza niki cyakubayeho? Nibwo nyine se amubwira ati maze iminsi 3 ndi ku kazi ndi gukora ntari kuruhuka, naryamyemo amasaha make cyane ashoboka, niyo mpamvu nyine ubona ameze gutya nabi. Arebye hano aje kuri firigo asanga ya foto ati wajyanye umuvandimwe wanjye ku byicungo by'abana n'ibiki wamukoreye. Gusa umuvandimwe wese aza ahita amubwira ati bite byawe ubundi kuki utangira kungenzura, ibi byose ndi gukora birakureba. Asubune nabwiye ko CEO cyangwa se president atajya muri amusing park kugira ngo yishimishe, ubundi VIP zawe witangira no kunira stress njye nta kintu bimbwiye. Gusa umuvandimwe we yahise amufata arangira ati reka mbye nifatira ibyo nirire, ibyo ni ibyawe byo kwigira nk'umwana. Ahita yifata arigendera. President ahita amubaza se niwe mupango ufite uyu munsi wo kuza gukora, nibiye bintu turibuze gukora? Ati wenda nshobora no kugira gutya kugera mu karesitora nimba wanyemerera ngagusohokana tukaza kugenda tukamera neza. Bidatinze bahise baza mu karesitora batangira no kurya ku kanyama kameze neza k'agasteki. Atangira kumva kare no kumuryohera, atangira kukaruma neza, yumva ibintu bimeze neza cyane. Gusa umuhungu nawe akajya mureba agakomeza amubwira ati bite byawe. Bidatinze bagiye kugenda bazanye biru agafagitire kugira ngo rero ko bakishyura. Umukobwa akarebye ati kazane ngiye ari njye ukishyura, ahita akifatisha. Gusa arebye mu kureba fagitire yasanze ariho amafaranga ateye ubwoba. Ataye amafaranga mushobora kuba mwibeshye mwabyanditse nabi. Atuhe ntago twibeshye, ayo mafaranga n'ubundi no mu madolari niyo mugomba kwishyura. Gusa akarebye kabona amafaranga ariho ni menshi cyane, kari kazi ko gafite amafaranga, karavuga ati amafaranga mwiri mwakoze ntago ari byo. Umugabo ati zana nishyure, karabyanga. Gusa kumva ari bwongere kukinginga inshuro ya kabiri kakahita kamuheza akishyura. Gusa ati okay nimba ubishaka wowe wishyura n'ubundi ku bwawe kuko wanze ko nishyura kukwisusa kuza ngo urashaka kwishyura. Kandi amafaranga kari gafite ni yarahagije. N'umuhungu yikozeho asanga yibagiwe telefone ye mu rugo, bivuze ngo n'umukobwa nawe na telefone yari afite kugira ngo reko bakishyura. Byahise bimera ngaho bibarangiriyeho bose, amafaranga yaramaze kubura kandi bamaze kurira muri restaurant y'abandi. Ubwo tayari bari bafite kuba bakishyura cyangwa se bakoza ibyombo nk'imyaka 6. Noneho ahise baguhamagarira manager ahita azangaga ati ni gute mwe mwanga kwishyura mwe Bakaritas mwe ko muri babiri, ngomba kugira ikintu mbabwira hano. Ewana yise bakambana aravuga ati ntago mushobora kuva hano mutarishyura kandi na telefone bari bafite. Ubwo rero bagomba gushaka igisubizo cyangwa bakoza amadisha ari hano. Atangira kuvuga se kugira ngo noze hano madisha ari hano, ubu ni byadusaba nk'imyaka 3 turi koza amadisha yanyu, ubu twabigenza gute, biraza kugenda bite? Gusa umukobwa byaramucanje aravuga ati uyu nguyu n'undi afite ubumuga ntabwo abasha kubacika ari mu kagare, rero reka ngende njye kuzana amafaranga wenda ngende ndaza kugaruka. Urabona ko ari ku kagare nta kintu yaza kubatwara, nta kintu yaza gukora hano. Umusore arebye abona agakobwa kari kumutanga mu kugira ngo bamusigarane. Uwo ari nyiraho ngaho aravuga ati njye ntago nabyemera, ni gute nakemera ko nyine utari buze kumusiga ukagenda n'undi ntugaruke? Ati byose napfa kubikwemerera, ntago napfa kumenya ibyo ari byo. Ati se nicyo utabona ko atari buze kuduca, atari buze kugenda? Mwatubabariye kuko mukatugirire muwe koko rwose mwamufashe mukamugira imfungwa hanyuma agenda atangira kumugira imfungwa. Bahita amatelefone atabwo hamagara umuntu azabishyurire, ahita hamagara umuvandimwe wa Mr President. Gusa telefone niyo yitabaga kuko yari yavuye ku kazi ananiwe cyane, yaje amubwira ati kananiwe amaze iminsi adakora. Rero yari aryamye ari mu rugo asinzira ari kugira ngo yumve ku bitotsi, ahita kanda batoni
yahise ashidukira hejuru ko arakanze buto imukangura, ahita avuga ati bigenze bite. Tayari ahita afata bodyguard nta no guhindura imyenda, ahita avuga ati tugende tujye kure umuvandimwe bajye kureba ahari. Bahita avuga ati akobwa nyine kakiri kugeza nimero kugira ngo akarebe ko bakitaba, ntabwo kari kazi ko umuvandimwe amaze kuhagera kare. Aba bodyguard baramaze gufata abantu bari aho ngaho, kumbe yaratangiye kugira ngo bari kubahohotera, bari guhohotera umuvandimwe we, ariko ntabwo ariko byari bimeze. Yari ari muzima ameze neza, ahubwo nuko ari babuze amafaranga yo kwishyura. Tayari yahise yihutira kujya kureba umuvandimwe we, ahita amupfukama iruhande amaze se umuvandimwe bimeze sawa, umeze neza, nta kintu cyakubayeho, nari nzi ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Ati webye urimo byihorere, cyo nshaka kubanza kugusaba ndagira ngo tubanze tukubwire ko hari ikintu dukeneye hano kugira ngo dukemure ko nta telefone twazanye hano kandi twari ibiryo hano, rero dukeneye kubyishyura. Ati se niyo mpamvu mwakanze buto kugira ngo nze nishyure bino biryo mwariye, mugakanda buto yiyo kugira ngo yintabaza kugira ngo nze? Ati wowe tuza ucece kureka ibigambo byinshi wishyure tuva hano tugende, tureke gusebera muri kano kantu gaciriritse kahangaha. Yikoze mu mufuka asanga nta mafaranga afite nani kuva afite, ndetse nayo telefone yasize mu rugo kuko bamukanze azi ko hari ibibazo bibaye, aje aze gutabara ntiyibagirwa na telefone. Gusora aho ngaho bamuteye ubwoba, itagati mwe mugende munanyishyura amafaranga muyihorere, mwe mugende nta kibazo. Gusa umuvandimwe yagifunze umutwe avuga ati CEO nta CEO utishyura, tugomba kuva hano tukwishyuye, nta nubwo rero vanga batakwishyuye. Ati ubwo nyine bakobera imfungwa bagusigarane nta birenze, ubwo ngubwo bagomba kuvanga bakwishyuye. Mr President akibyumva aravuga ati kano kaginga mugafate mugatorere mugasore hanze tugende, kandi kubona gafite ibintu byinshi ntari kumva neza. Bahita bamutera umuvandimwe kugira ngo bamucisheho kuko ari yanze ko bava ngaha. Ahita gufatira ku ntebe adashaka kugenda, ati ntago ndi buhave ntago ndi bugende. Tuvuga ati niyo ntebe ahubwo nawe mu muterone nawe mubijyane ntaribi rwose kugira ngo muze kuneza ibibazo hakunino. Ahita birukana. Tayari nabo bahita avuga ati kadutaye tuve muri no restaurant tugende. Gusa bakagegeza ku musobanuro ati twebwe tuzagaruka tukwishyure rwose ntago turaba mafia. Ati muvangambo ntimugenda. Sasa itasigarana umupagasi ari kumutonganya cyane bigiye kure, ati ntuzongere kureka abantu nk'abariya bazi hano kuko ibintu bari gukora hano ntago nabyemera. Sasa hari uwazaga bakigera mu rugo, ni wa mugabo n'undi wakomeje gutesha umutwe President inshuro nyinshi, akaba ari nawe buriya mu ibanga rikomeye cyane waje gutuma ashaka ko umukobwa avanga akagenda. Gusa Mr President akaba yaranze ko umukobwa avana ngo agende. Akibona umuvandimwe wa Mr President yatangiye kumubwira ati ni gute ikintu gikuru nkawe cyambara imyenda iriho ibishushanyo by'inka kimeze nk'ari igitente. Umuvandimwe wa President yese arakara ati wamuginga we ni gute utinyuka ugatangira kuzana ibintu byo kumenyera ugashaka no kutwangiriza umuryango wacu wose, ni ibiki n'ibiki byaguteye? Gusa ikigabo cye kiri hano cyari kigome cyane, cyari kije kurangiza CEO nkuko n'ubundi cyari cyaramaze kumutwara umukunzi wa mbere, cyari gifite na invitation z'ubukwe kivuga ko kigiye gushyingiranwa nawe. Akaba yari umukobwa wahoze ukundana na CEO yese abuzana invitation. Gusa icyo atarazi nuko CEO cyangwa se Mr President yarasigaye yikundira kano gakobwa kari hano, ndetse baragiye mu rukundana neza cyane. Rero yaraje kugira ngo agire ibintu byose bibakureho, azi ko bigiye kubatera umujinya bikabarakaza. Gusa CEO yarabwiye ati mumwihore nagikine mumukoraho, ati ngira nta kibazo mfite n'ubundi ngira maze kwibonera umukunzi wanjye, uwo wundi yamaze gutwara nashaka mujyane. Agakobwa karanga nabyo biragatungura, akavuga ati se biragenda bite uyu nguyu ko mbona yatangiye no kuza hano, bimeze bite? Gusa shira wa Mr President ntabwo arazi ngo biragenda bite, yumvisha ari kumutera umujinya mwinshi cyane. Gusa hari umupangu Mr President yari afite ariko atarawugaragaza. Nibwo Mr President yahise akugirira gutya, ahita agira ibyo avuga ahangaha, hari ibyo yari ari kugenda yiyumviramo. Ubwo iki ngiki cyari kiri kumubwira ati ngiye kukurangiza, ngiye kukwica, ati kuko namaze kukwigereraho. Yahise agukandira buto, wibuke buto nta kindi ikora usibye ko ihururiza abantu. Tayari nawe yahise amuhururiza, aba bodyguard nka 300 bahita baza, bahita bagufatira umugabo bamurenza agapangu nk'undi President n'undi yarasanzwe abikora nkuko yajyaga abikora abandi. Tayari wari umaze kuba bangamira igihe kinini, bamukuye mu nzira abagiye muri ubwo buryo. Bivuze ngo basigaye mu rukundo rwabo baryohewe kandi bishimye, kuko nyine wari umaze kubangama bari maze kumukura mu nzira basigaye mu byishimo. Naha tugasoreje, yari Shafi nk'ibisanzwe, murakoze cyane.